ngwiyise Mutangana mu nganzo niyo mweziri nza kuvugira imivugo yomvano yo kubaho uragaho rigorora ngwiyise Mutangana mu nganzo niyo mweziri nza kuvugira imivugo yomvano yo kubaho uragaho rigorora. Mwiriweho muri bakunzi bacu. Aha ngiye kureba umusore uzi kuririmba cyane, nazamutse imisozi narushya ariko mwihangane akanya gatoya turatubagezeho. Tuzengurutse imisozi tuvuye ahantu, murabona ko ahantu hose tubaye tumushakashaka ariko mwihangane mu kanya gato turaba tumugezeho. Ntago ari ibintu bitinda, ni ibintu byoroshye, mwihangane mugezeho. Ahubwo uwo muvugana nidutera imbere Damascene, reka tubaze dusuze uyu musore baturangiye. Mumeze mute? Tumeze neza nta ribi. Amazina babita bande? Amazina nitwa Rukundo Fremo. Tuvuye mu misozi, urabona ahantu tuzamutse, baturangiye yuko uzi kuririmba uzi no gucuranga. Natwe ikintu dukoze turavuze ati tugiye kugushaka. Ese ubwo ngubwo urebye nk'ubu urabona ko ibintu biryoshye, ibintu ari sawa, ariko tukigera hano mbere yuko tugira icyo tukubaza, banza dusogongeze ku bintu batubwiye, dushyira akaririmbo. Amutima mubi kabisa. Hari indirimbo abantu benshi bakunze kunsaba, niyo ndi mu bitaramo bakunda kunsaba iyo ndirimbo, ni Kanyinya kumvisha yumve. Iyo ndirimbo abantu barategereje, batubwiye yuko ngomba kugushaka, bansabye akenshi ati uriya muntu tuzamukura he. Niyo mpamvu nanjye nzamutse imisozi nza kukureba, tunyuriza akarimba abantu bakunda, turebe ko ibintu byifashe. Weekend ishize umugore yaranzonze, weekend ishize umugore yaransekeje, hashize iminsi tutabyina umudeho, none rero tujye mu mujyi. Ubwako kanya imodoka ndayatsa, fata sakoshi madamu ze tugende, tujye mu mujyi gututa amafiyeri, uyu munsi turidagadura. Tugiye tugeze mu muhanda, ati stop ngo dusubire inyuma, mvuye muhira nahaye umwana ibere, ubwo ndakata nsubira inyuma. Hanyuma y'ubwo tujya muri Kiyovu, dusanga roke irimo iraca ibintu, duceza roka abantu baratangara, kugeza ubwo ngewe ninaniriwe. Ico dutahe madamu ndananiwe, ati sintaha wowe niba ushaka genda, nabonye inshuti ninanirwa iranjyana, cyo ngaho genda ubureba umwana. Ubwo umugore wanjye baramuntwaye, bamuntwariye muri hoteli Kiyovu, antana umwana ufite amezi 7, nibamujyane ninjye wamubazaniye. Umviyoroke mwana wanjye maze usinzire, umviyoroke
umbiyoroke mwana wanjye maze usinzire baguha amata y'umubanji maze usinzire baguha amata y'umubanji maze usinzire mama wawe ararwaye cyane maze usinzire mama wawe ararwaye cyane maze usinzire. Musore uradutangaje rwose, hano ibintu birimo biragenda neza nk'uko bamuturangiye koko. Uratangaje, ibi bintu wabyize ryari? Ibintu urebye bimazemo imyaka 8. Ko ibintu bikora neza se nk'abigize umwuga, wagiye mu ishuri cyangwa se warebeye ku bandi, byagenze gute ko muntu dutangaje? Uburyo nize gitari ni ibintu bitangaje, ntabwo nigeze njya mu ishuri rino ryabigize umwuga, nigishijwe n'abantu batandukanye. Nyine uko usanga umuntu afite gitari mu rugo iwe, naramwegeraga akanyereka akantu, nkajya ahandi akanyereka akantu, n'ubwo buryo nizemo gitari. Musore ufite ubwenge cyane. Abandi numva ngo bajya ku ishuri batangira bafite imyaka 5 bakabikomerezaho, bamwe biba ari impano, ariko wowe uratwumije. Ese byabaye impano cyangwa warabyize cyangwa byakujemo gute? Ni ibintu wagambiriye, watubwira nta kibazo. Bitewe n'uburyo kera nakuze nkunda umuziki gakondo, nakuze arico gitekerezo mfite yuko nzaba umucuranzi kandi uzashimwa n'abantu bose. Ese ko mbona abantu baba bakubona kuri YouTube handitseho Rukundo Filimo, ucuranga indirimbo nyinshi, abantu baragukunze, ufite ijwi ryiza, urarimba cyane. Ese waba ufite akazi cyangwa se uri umwarimu kugira ngo abandi baba bakugana, utubwire naho ukorera umuntu yagukeneye? Ubusanzwe nigisha gitari mu rugo, n'ubu ngubu nsanze hano ndi muri repetition, hari umunyeshuri ndimo kwigisha, nsanze hano ndimo kwigisha umunyeshuri. Ubusanzwe aho nkoreraho harahari, mfite adresse yaho nkorera. Watubwira aho ukorera kugira ngo umuntu agukeneye akubone? Nkorera aho bita i Musanze. Umuntu wese uzagera i Musanze ni karebe muri Embasa, niho nkorera igitaramo guhera ku wa 4 kugeza ku cyumweru. Ongera dushyira akaririmbo. Ongera dushyira akaririmbo. Ongera dushyira akaririmbo, ibintu biraryoshye. Ongera dushyira akaririmbo. Musanganwa mundu shimishwa n'impuhwe zawe, ubwizwa kuri kose amezi 9 ni menshi, ngeze ni musozi kandi narakugoye bikomeye, cono shira impumure dore ndabivuze, yengwiyise mutangana mu nganzo niyo mweziri, nza kuvugira imivugo yomvano yo kubaho, uraga urigorora, yengwiyise mutangana mu nganzo niyo mweziri, nza kuvugira imivugo yomvano yo kubaho, uraga urigorora. Horana niyaguhanze uwirwigiye cyose, uzaganirwe na migambi ikamba rigukwiriye, isengesho ry'urukundo nukuzasaza neza, ukagana kwa mugenga nawe aza kwakire neza, yengwiyise mutangana mu nganzo niyo mweziri,
nza kuvugira imivugo yo mvano yo kubaho uragaho rigorora. Cica nzu nkubwira iciza wowe wambere uyu mukamyi ukankamira idateka rugori gahuri leta umurage w'umubyeyi nzawukomeza iteka uzantere gutunga uzandinde gutongana yengwiyise mutangana mu nganzo niyo mweziri nza kuvugira imivugo yo mvano yo kubaho uragaho rigorora yengwiyise mutangana mu nganzo niyo mweziri nza kuvugira imivugo yo mvano yo kubaho uragaho rigorora. Uradutangaje, uradushimisha cyane. Ese ibi bintu ubikora nk'umwuga cyangwa ubikora nko kwishimisha? Urebye isaha ku isaha, umunsi ku munsi, aka kuma niko kantunze, niko kampa ibirayi kakanyishura buri kimwe cyose. Urebye niwo mwuga kabisa. None se ko numva abantu benshi numva ngo bararirimba bagahembwa, abandi wenda bagakora mu bukwe cyangwa se wenda mu bitaramo runaka, nta bantu bajya bagutumira? Ibitaramo ndabikora mu bukwe, ahantu hose untumiye mamari ndaza tugakora kabisa, nta mbamari. Ese wikorana wenyine cyangwa mukora muri ikipe? Wenda ngo tuvuge yuko mwarashinze orchestre cyangwa se ishyirahamwe cyangwa se n'izindi njyana muri gakondo nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga, uri umwe cyangwa muri ikipe? Turi ikipe, ntabwo nkora ndi umwe. Usanzwe akenshi na kenshi muzakunda kutubona kuri YouTube turi batatu bane. Umukire runaka ushaka kudutumira, iyo avuze ati ndashaka bande, biterwa no mu mufuka wiwe, niwe uduha umwanzuro akavuga ati ndashaka kubakoresha ngucya na gucya. Naho ubundi iyo ushaka ko nza ndi umwe, washaka ko uzaza turenze umwe nabwo tukaza. Ikintu abantu bakunda kwibaza rero, bakunda no gutekerezaho, baba bavuga ati wenda yatubwiye ahaboneka, channel ye yitwa ngo iki cyangwa se address ye kugira ngo tube twamuhamagara. Natwe tubona gutyo, bamwe bajya bamamagara bari mu ntara ngo bakeneye kwiga, abandi bakamamagara bambaza ati umuntu yabona indirimbo zanyu gute? Wababwira uko waboneka na channel yawe uko yitwa? Murakoze. Channel yanjye ni amazina yanjye n'ubundi Rukundo Filimo. Address rero ushobora kunshakiraho, ushobora kunshaka kuri nimero igendanwa na 078 54 02 496. Urakoze cyane. Ubu ko hari umuntu ashobora kuba yavuga ati wenda ngiye kumureba nyigishe, wayifatanya gute n'akazi? Ese wakora kimwe cyangwa wavuga ati wenda ndigisha cyangwa nkora akazi bisanzwe, wifatanya gute n'akazi? Usanzwe gucuranga mbihe na akazi k'umugoroba mu bisope. Murabizi igisope gikorwa nijoro. Wenda kenshi nagiye mu bukwe kandi umunyeshuri naba nigisha bitamuhamagara nkamubwira ati uyu munsi ntahari, ariko ubusanzwe guhera ku wa mbere kugeza ku munsi wo ku wa gatatu mba mpari igihe cyose kabisa. Murakoze cyane rero, twaye tuje kubasura. Ubu ngubu tuzagaruka kugushaka dukorana ikiganiro kirambuye. Mwihangane bakunzi bacu, urabona nadushoreje ikiganiro, tuzongera ejo nk'aya masaha. Murakoze. Mboneraho no gushimira umuntu wese wamfashije gukora subscribe, ukurikira ibikorwa byanje umunsi ku munsi. Ndamushimiye kabisa. Murakoze kandi.